Yesu nashimwe. Uyu munsi rero hari ikintu Imana imbwiye kugira ngo mbabwire. Nubwo umaze iminsi urwaye, nubwo umaze iminsi wumva byagucanze, nubwo umaze iminsi urarurira, Imana irakuzi. Hari ibintu ubona ukabona yuko bidafite ishusho, ndetse n'amatwi yawe yabyumva ukumva bidashoboka. Imana ikinguye umuryango mushya ku buzima bwawe. Imana iciye inzira umwana w'umuntu atari guca. Hari ibintu Imana ijya ikora agakomeye badashobora gukora. Hari ibintu Imana ijya ikora abantu bafite amafaranga badashobora kugukorera. Ibyo ni byo Imana ikoze ku buzima bwawe. Rero humura kuko wavuganye n'Imana izabikora. Reka tumanze dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo Kuva ibice 33 ku murongo wa mbere, turasoma n'umurongo wa kabiri. Ku murongo wa mbere harimo ijambo rivuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa, ubajyane mu gihugu narahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo nti, nzagiha urubyaro rwawe. Nanjye ndatuma marayika akujya imbere, kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamoni n'Abaheti n'Abafezi n'Abahivi n'Abayebusi. Amen. Akira ijambo ry'Imana. Imana ibwira Mose ngo genda ubwire Abisiraheli uti muhaguruke muve hano mukomeze urugendo. Ibi rero Imana irakubwira ngo reka gucika intege, haguruka komeza urugendo. Ngo iraza kohereza marayika wayo aze ajyane nawe akujya imbere, agende akugezeyo. Imana yiguhaye uburinzi ntabwo iguguha igice, ntabwo ishobora gukora ikosa ryo kuguha uburinzi igice. Oya, Imana ikwemereye marayika, irakubwiye ngo ariko bwira abo wavanye muri Egiputa. Hano bivuga ngo bwira ibibazo byawe, bwira abo muri kumwe, bwira inshuti zawe, bwira bagenzi bawe, bwira imiryango yanyu. Ufite Imana yavuganye nawe, ufite Imana wasenze. Ntushobora gucika intege. Fata icyemezo y'uko udashobora gucika intege. Yego ndabyumva, hari byinshi birimo biguca intege, bikubwira ngo ntibishoboka, bikubwira ngo ntibizavamo. Fata icyemezo wibwire ngo sinshobora, ntimushobora. Mwabigeragezo mwibwire ngo sinshobora gucika intege. Bwira amadeni ngo sinshobora gucika intege. Bwira abagutuka ngo sinshobora gucika intege. Bwira byinshi bituma bishaka kugira ngo uhagarike urugendo, bibwire ngo ndakomeje, mfashe icyemezo, ndakomeje. Imana ivuganye nawe yuko igiye kukohereza marayika ajyane nawe mu byo ugiye gukora. Numara gufata icyemezo cy'uko utazacika intege, ubwiye Imana yuko utazacika intege, utangire bizinesi, uhaguruke ushake akazi, uhaguruke ushake amafaranga, uhaguruke ushake imibereho. Ndakubwiza ukuri yuko biraza gukunda, ndakubwiza ukuri yuko biraza gushoboka. Iyo ufite Imana uba ufite byose. Iyo ufite Imana uba ufite imbaraga, uba ufite igikuta, uba ufite uburinzi budasanzwe. Rero abantu benshi bere kumva yuko ngo isi iragoye. Oya, ntabwo isi igoye ku muntu ufite Imana. Oya, ntabwo isi ishobora kugucanga, nta nubwo abantu bashobora kukurwanira gushobora ufite Imana. Byacahe. Oya, icya mbere wabwiye Imana yuko wafashe icyemezo. Imana iguhaye marayika wo kukurinda. Ninde waguhangara? Ninde wagushobora? Ninde watuma ucika intege? Amadeni Imana irayishuye, ubushomeri Imana ibukuyeho, itanze aho kuba,
itanze imibereho, itanze ibyo kurya, itanze aho kurara heza, itanze school fees, itanze amaminerevare, itanze icyubahiro, igikundiro ku buzima bwawe. Ibi ni Imana ibikoze kuko yakubwiye ngo genda ujye mu kazi, ujye gukora, ujye mu bintu byinshi 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 bitandukanye, ariko ukomeze wubahe Imana kugira ngo marayika w'Imana agumane nawe. Rero ndagushimiye cyane ko wabanye natwe. Imana yikubwiye ngo nzabana nawe, ibi bivuze ikubwiye kwiguha marayika. Ushobora kuba waracitse intege, kuba waracitse intege ntibivuze yuko marayika w'Imana ataza ku buzima bwawe. Ndagira ngo twihane tuvuge ngo Mwami Yesu, tubabarire byinshi byinshi twakoze ntibikunezeze, ntituzongera ukundi. Ukivuga ayo magambo Imana iguhaye imbabazi. Rero tangira bizinesi, tangira akazi, tangira ukore, were gucika intege, were kumva ko bidashoboka, kuko uri kumwe n'Imana birashoboka. Birashoboka cyane, birashoboka cyane. Akira umugisha w'Imana. Turagushimiye, ntukagende udakoze subscribe kuri Dukuzumuremyi Church Online kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze.